Ikaze nanone kuri channel yacu, twongeye kugushimira wowe utureba umunsi kundi, twongeye kugushimira wowe utanga comment, twongeye no kugushimira wowe ukora share kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera kure hashoboka. Uyu munsi rero nje kuganira n'abantu bakunda igikorwa cyo gusomana cyangwa se bakora icyo gikorwa, uburyo ki umuntu akwiriye gusoma undi ntibimubangamire, cyangwa se impamvu ki ubundi ukwiriye no gusomana. Uko wasoma rero umuntu sukumutamira, nukuvuga ngo hari umuntu uza kugusoma akahita gutamira kandi wenda mu kanwa katameze neza cyangwa se nawe utabyiteguye. Rero guhita wihutira gutamira umuntu ntago biba byiza, cyangwa gutangira kumurigata nabyo ntago biba byiza. Gusomana sukwikomeza, nukuvuga ngo iyo usomana biba bisaba ngo wiyoroshye, kubera yuko kiriya gikorwa ni igikorwa cyiza, ni igikorwa cyerekana ko umuntu mukunze, kuko burya ntiwasoma n'umuntu udakunze. Rero ntago bisaba ngo wikomeze, bisaba ngo wiyoroshye kandi usomane n'umuntu ukunda, kubera ko iyo usomanye n'umuntu udakunda uhita wumva ko bikubangamiye, kabone naho waba wari ubizi uhita wumva utari kubikora uko bikwiye. Gusomana sukubikora ku ngufu, nukuvuga ngo iyo usomye umuntu ku ngufu biramubangamira kandi nawe ukabangamirwa, kubera ko uri kumuhatiriza gukora ibintu bitamurimo. Cyane cyane nko ku bantu bakundana, igikorwa cyo gusomana ubundi kiba mu bimenyetso bimwe bishobora gutegura kuza kwinjira mu gikorwa cyo gutera akabariro. Rero iyo usomye umuntu ku ngufu ntago uba uri kumushyira muri mudu, kubera ko biba bimubangamiye ntabashe kunezerwa cyangwa se kwirekura uko bikwiriye. Niyo mpamvu biba byiza iyo usomanye n'umuntu wabanje kubiteguza. Umuntu nagusoma ukumva urabikunze, ujye ubimubwira. Nukuvuga ngo biramufasha kumenya ko ibyo yagukoreye mu gusomana byakunejeje, kuko gusomana habaho uburyo bwinshi bwo gusomana. Rero niba umuntu agusomye ukumva ni byiza cyangwa se ukumva birakunejeje, ujye ubimubwira ko yabikoze neza, kugira ngo ajye amenya icyo akwiriye gukora mu gihe muri cya gikorwa cyo gusomana. Hari ibintu rero ubundi umuntu akwiriye gukora cyangwa se kwirinda mu gihe ari gusomana. Gerageza guhindura uburyo, ni ukuvuga ngo niba uri kumusoma wimusoma mu buryo bumwe igihe kirekire, gerageza kugenda uhindura uburyo bwo uri kumusoma. Ushobora kumusoma ku itama, ushobora kumusoma ku munwa, ushobora kumusoma ku gutwi, ushobora kumusoma ku zuru. Gerageza kugenda uhindura uburyo bwo uri kumusomamo kugira ngo atarambirwa cya gikorwa uri kumukorera. Ikindi, kora ku buryo uwo mugiye gusomana ashaka kumusoma. Nukuvuga ngo wigenda uhita umuhatiriza, wigenda uhita utangira gushaka gufata iminwa, wigenda uhita utangira gushaka kumuhereza ururimi rwawe. Hoya, genda niba we ushaka kumusoma ku gahanga ukahita ubona ko nawe abishaka akakwegera, mugatangira gusomana mu bundi buryo. Rero niba ugiye gusoma umuntu, jya ubanza urebe ngo mbese niba ngiye kumusoma koko ari kubishaka. Koresha uburyo bwose akwereka ko uko akwereka ko abishaka. Nukuvuga ngo nakwereka ko abishaka, biraza kugufasha nawe kubikora ubikunze. Bigenze gake kandi wirekure. Nukuvuga ngo wishaka kumusoma vuba vuba, ushaka kumusoma ubyirukansa. Gusomana ni igikorwa kiri romantique, kandi ibintu byose ujyanye buhoro nibwo wumva ko biri kukuryohera, nibwo wumva ko biri kukunezeza, nibwo intekerezo zawe zakira igikorwa urimo. Rero biba byiza iyo usomye umuntu ukabikora gahoro gahoro. Kandi uburyo bwo gusomana bwiza, igihe cyose uri gusoma umuntu ugerageza kuba ukoresha amaboko yawe, umukorakore, umusome, ujye unyuzamo unamurekure, ubanza umubwira andi magambo meza, wongere umusome kugira bize kugenda neza.
rero bisaba ngo wirekure. Ikindi ntukihutire gukoresha ururimi, banza ukoresha iminwa. Mbese mu gihe cyo muri gusomana wikwihutira ko uhita umuha ururimi rwawe, banza ukoresha iminwa yawe kandi uyikoreshe ikikwiriye gukora. Ni ukuvuga ngo iminwa ishobora gusoma umuntu mu buryo bwinshi butandukanye, yaba ku munwa nyirizina, yaba mu gutwi, yaba mu gahanga, yaba mu kiganza, yaba munsi y'ikirenge. Aho hose ushobora kuhasoma ukoresheje umunwa, kandi umuntu akavuga ngo umuntu twari turi gusomana azi gusomana. Rero wihutira kwita umuhereza ururimi rwawe, kubera yuko biraza gutuma arambirwa vuba icyo gikorwa murimo. Ikindi, iyo uri kumuhereza ururimi hari igihe ushobora kwibeshya, iyo urutindije mu kanwa ke ushobora kwibeshya ukarekura amacanshwe, kandi burya birabangama cyane kuba wagotomeza undi muntu muri gusomana amacanshwe yawe. Rero byaba byiza ugiye ukontorora uko uri busomane, inshuro uri bubikore, n'iminota uri bubitindemo, kugira ngo utaza gucikwa ugakora rya kosa nakubwiye. Ikindi, bigire ibintu bishimishije kandi uhinduranya. Ni ukuvuga ngo bituma bishimisha uwo muri kubikorana. Bishimisha umuntu muri gusomana, kubera ko ari igikorwa cyerekeza cyane mu gihe cyo gutegurana, mu gihe cyo gutera akabariro, cyangwa se igikorwa gikorwa n'abantu bakundana. Gerageza ubikore ku buryo bimushimisha. Hari abantu usanga nubwo ari kugusoma nta handi hantu ari kugukora, nubwo ari kugusoma nta jambo na rimwe ari kukubwira. Rero wowe ugiriwe amahirwe yo gufungura iyi video, tangira wige uburyo ki ushobora gusoma umukunzi wawe, cyangwa se umudamu wawe, cyangwa se umugabo wawe, bikamunezeza, mbese bikaba igikorwa kimushimisha kuruta ibindi bikorwa byose yaba yarigeze akora igihe cyo yari ari gusomana. Gerageza ubikore bibe ibintu bimushimisha, kubera ko uburyo utwara intoki zawe ababyumva. Kandi ikindi ugomba kwitaho, igihe cyo uri gusoma umuntu aba yiyumvamo uri kumwereka urukundo. Rero ntiwamwereka urukundo gusa ngo kuko wamusomye nta kindi gikorwa uri gukora, utavuga, utamukorakora, utamubwira amagambo meza, nta kintu waba uri kumufasha. Rero biba byiza iyo umusomye ukamenya ngo niba yazanye uyu musaya, uwo hirya ndawutangiriza ikiganza cyanjye, niba turi kurebana ndamufata mu irugu. Ibyo byose biraza gutuma yumva ko uri kubikora kubera ko ubikunze, ntabwo uri kubikora kubera ko wenda umuharaye cyangwa se ufite ikindi kintu urarikiye. Ikindi, ushobora gukoresha amenyo mu gihe cy'uri kugusoma. Ushobora gukoresha amenyo mu gihe cy'uri kumusoma. Ushobora kwibaza se ndayakoresha gute? Igihe ufashe nk'umunwa ushobora gusa nkaho ukoresheje amenyo ukarekura, si umuruma ariko akabyumva ko wakoresheje amenyo. Ushobora kumusoma ku itama ukoresheje nabwo amenyo, ushobora kumusoma ku zuru ukoresheje amenyo. Ariko si nkubwiye ngo uzamurume, ahubwo uzabikore biri romantike kandi ubyoroheje. Utwo tuntu two yumva umujomba ukuntu tumujyana mu yindi mood. Ni ukuvuga ngo bituma atarambirwa ko wakoresheje ururimi, ko wakoresheje umunwa, bigatuma yumva ko uzi gusomana kandi neza. Ushobora no kumusoma mu bindi bice byose bitandukanye nk'uko nabikubwiye, mu kiganza, mu ijosi, no ku birenge. Aho hose bishobora gutuma ibintu bigenda neza. Rero hari impamvu nyinshi zatuma usomana. Iya mbere, bituma iminwa yivugana. Ni ukuvuga ngo igihe cyo muri gusomana mukoresheje iminwa, burya mu byiyumviro bya muntu hari iminwa ibiri kuvuga. Rero iyo muri gusomana mukabitinzamo, buri wese aba yumva ibyiyumviro undi amufitiye bitewe n'ibyo uri kumukorera. Imitima ibivugana, umunwa ubwayo uba wivugira, kubera ko uri kuwukoresha. Umusomye mu gutwi, umusomye mu kiganza, umusomye ahantu hose hagiye hatandukanye, bituma nyine byivugira. Nzanababwira ahantu hose umuntu asomye igisobanuro cyaho, niba ari mu kiganza igisobanuro cyabyo. Rero iminwa iba yivugira ubwayo kandi ivugana. Ikindi ni ukugaragaza umunezero. Iyo umuntu uri kumusoma biba bimugaragariza umunezero, biba bigaragaza ko umwishimira. Kuko ntiwajya kumara umunota umwe cyangwa ibiri usoma umuntu udakunda cyangwa se urakariye. Ikindi, bigaragaza icyizere. Igihe cyo muri gusomana
igihe cyo muri gusomana biroroha cyane kumenya ko umuntu akwizera kubera uburyo ki ari kubitwara. Byongera rero icyizere kandi bigatuma nyine n'urukundo rugenda rurushaho kwiyongera. Ikindi gihe cyo ugiye gusomana hari ibintu ukwiriye kwitaho, wirinde kirogoya. Ni ukuvuga ngo igihe cyo uri gusomana wirinde kirogoya. Hari impamvu nyine zituma umuntu ashobora gusomana ahumirije. Ni ukugira ngo yirinde kirogoya kandi abashe kwiyumvamo neza uwo bari gusomana. Ikindi bimugarurira n'icyizere. Ni ukuvuga ngo nujya gusomana ujye ugerageza ubumbe amaso yawe, ubikore nyine wumva umutima ari uri kuyobora icyo gikorwa. Biragufasha kandi bifasha n'uwo muri gusomana kumva yuko ibyo murimo mubirimo neza. Ikindi bituma ibyiyumviro byawe bihaguruka. Ukuvuga ngo bituma ibyiyumviro byawe bihaguruka kubera yuko iyo uri gukora icyo gikorwa, niba wumva gutari no muri mudu yo kuba watera akabariro kuko umugore n'umugabo mugafata umwanya muremure mugasomana mwese muhumirije mukora bya bindi byose nagiye mbabwira, bituma ibyiyumviro byawe bihaguruka, bikaba noneho byatuma winjira muri mudu neza ukaza gukora kiriya gikorwa unezerewe wumva nta kindi kintu cyatuma utabikora. Hari ahantu rero ukwiriye gusomera umuntu umutunguye, uburyo umusomyemo bikazamubera urwibutso, bikajya bituma ahora agutekereza igihe runaka. Ahambere ushobora gusomera umuntu umutunguye bigatuma azajya ahora kwiyumvamo igihe imvura iguye mutabiteguye kuri bugwe, wenda muri mu muhanda, cyagiye arwana no kugira ngo yitwikire, ukahita umukurura ukamufata mu ijosi ukahita umusoma. Agasomyo ko mu mvura kaba keza kubera yuko ababonye ikintu atari yiteguye ko ari bubone. Umweretse ko umukunda, umweretse ko umwiyumvamo, mu gihe cyo we arwanyiriza no kugira ngo yirukanke cyangwa arwanyiriza no kugira ngo ashake ikintu yitwikira, wowe umweretse ko ibyo byose utabyitayeho, uhise umuhereza bizu, ahise abona yuko umukunda by'umwihariko. Ahandi kumusoma umwegereje ku gikuta. Ni ukuvuga ngo cyagiye cyo muri kuganira, igihe wenda habayeho tuvuge nk'urugero muri mu mpaka runaka ku bantu bakundana, hari igihe cyo mushobora gushwana igihe runaka, ukahita umutungura ukamukurura, ziko wenda ugiye nko kumukubita ukamwegeka ku gikuta ukahita umusoma, n'intonganya zirahagarara kandi akajya ahora aho kugira yumve ko mwashwana, akajya ahora yibuka bya bihe yasura wamweretse igihe cyowe yararakaye, akahita bitekerezaho agahora agukunda. Kumusoma umutunguye ni ukuvuga ngo igihe cyose ukamuturuka nk'inyuma atazi ko hari cyangwa iki, ukahita umusoma umutunguye, nabyo bihora mu mutwe we, ntashobora kubikuramo, ntashobora no kubyibagirwa kubera yuko uba wamweretse ikintu atari yiteze. Ahandi kumusomera mu ruhame rw'abantu, si kuvuga ngo uzajye kumusoma byimbitse byo bita tirirange, hoya, ahubwo mu gihe muri mu ruhame rw'abantu ukamutungura ukamuha akabizu kugira ngo umwereke yuko byose bishoboka. Ikiganiro rero cyo gihora ari akagaruka. Ndabakunda mwe mwese mudukurikirana umunsi ku wundi, kandi mbasabira umugisha ku Mana aho muri mu mirimo igiye itandukanye. Uwiteka akomeza abahire. Ciao ciao.